nanone utubwiye ijambo rikomeye kurokera mu mpoma ngo Uwiteka yakurinze kurokera mu mpoma. Buriya tugenda satani atadukunda agaca imitego rimwe na rimwe tukayigwamo rero tutabizi. Icyatumye rero iyo mitego nyita impoma nuko abahigi iyo bashaka gutega inyamaswa. Nibazaga ese muzehe by'iyi ngoma Onesphore yaba ari umwe mu bantu bagize amahirwe yo kwiga. Imana ugera iteka ko nawe ubaze kuvuga wasura Imana. Oh Mana urakomeye Imana witwa iteka ushobora byose kuvuga wasura Imana. Turabasuhuje mwebwe tubana umunsi ku wundi kuri MTV TV. Amahoro y'Imana bane namwe kandi umugisha w'Imana ubomeho mu byo mukora byose kandi aho muri hose. Mwebwe mwamaze gukora subscribe kuri MTV TV turabashimiye, kandi namwe mutarakora subscribe tubabwira ngo nyamuneka ni muze tujye tubana mukore subscribe ugakanda kuri iyo nzogera ukajya wakira notification uko tuguhaye uko dushyizeho ikiganiro. Yes, rero ngira ngo ni umunezero mwinshi kuri uyu munsi. Arya musaza ni tariki zingaho uyu munsi? 24. Yes, ku itariki 24 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2024. Ngira ngo ni umunsi utazongera kugaruka mu buzima bwacu, kandi mu by'ukuri koko ni umunsi tukwiye guha agaciro nk'uko mbivuga niko kuri, ntago uzongera kugaruka uno munsi. Yego, rero turi kumwe n'umusaza Onesphore Byingoma. Muramumenyereye cyane, akunze kuba ari gushima Imana, atuha ibiganiro bitandukanye, atubwira ikinyarwanda kandi akakidusobanurira cy'umwimerere. Uyu munsi rero sinzi ukuntu nikojeje ahantu musaza yari yagiye gusabira umukobwa, agiye kubona mbona mugoye gitumo. Niko rero guhitana nifuza ko dukorana, ariko nsanga nawe afite ikiganiro, yari afite insanganyamatsiko ivuga ngo ntitukagayane. Ariko nkuko bisanzwe kuri MTV TV, njyewe muri kumwe ndi Munyanziza Theophile. Ngira ngo nicyo MTV TV bisobanuye, M ni Munyanziza, Theo ni Theophile n'ubundi. Yes, hanyuma rero turabanza twiragiza Imana dusaba muzehe by'iyi ngoma aturagize Imana mbere ko dukomeza n'ikiganiro cyacu. Mana yera, Mana nziza cyane muri byose, Mana yadukunze urukundo rw'ikirenga igihe watangaga umwana wawe Yesu Kristo kugira ngo adupfire, kugira ngo nitumwizera tutarimbuka ahubwo duhabwe ubugingo buhoraho. Urwo rukundo turarugushimiye, ariko nta kindi kintu twakora, twavuga, twagira dute tutabanje kugusaba ngo utubabarire. Kandi iyo tubabariye, umugaragu wawe Dawidi yaravuze ngo ni amahirwe adasanzwe. Igihe yavugaga ngo hahirwa wabari ibicumuro ibyaha bigatwikirwa, ntabwo yigeze akinisha kuvuga ngo hahirwa ari umushumba w'intama agahinduka umwami. Natwe ayo mahirwe rero turayakeneye ko barirwa ibicumuro byacu. Kandi uyu mwanya tugiye kumara hano tugiye kuvuga ibyawe, kandi waravuga ngo uvuga ibyawe ave mu bidatunganye. Ubwo rero nuramuka tweze turaba dutunganye, kandi ubwo tugiye kuvuga ibyawe tugiye kuvuga ibitunganye. Ibisigaye rero zibidukwiriye, ibyo tugiye kuvuga byose utuyobore, kandi ucyahe satani ushobora kuza akivanga muri gahunda yacu. Ushimwe rero ko byose bitwemereye, ukabisoza uko tubigusabye mu izina rya Yesu umukiza wacu. Amen. Yes, Onesphore. Karame, twongeye kuguha ikaze kuri MTV TV. Ndabashimiye cyane ko munyakiriye. Amakuru kise? Amakuru ni meza. Iminsi myinshi. Kuri twese. Kinazi imvura iragwa? Imvura yarahagaze. Hari umuntu wo mu Mutara ejo twavuganye ambwira yuko imvura ngo imaze kugwa bugira gatatu batangiye kubiba. Oya, ubwasigaye ni twebwe. Ubwasigaye ni twe. Twe kwiheba kandi twe kwiganyira. Oya, ijambo ry'Imana riravuga ngo ntitukiganyire turuta ibindi biremwa. Yego. Ya, nibyo Yesu yabwiye abigishwa be ngo ntimukiganyire ngo muzarya iki, ngo muzanywa iki, ngo imvura yarabuze n'ibindi n'ibindi. Yego yego. Ahubwo ngo ujye umenya yuko Data wo mu ijuru uri azi ibibakwiriye. Yego kandi yego. akanabimenya tutarabisaba. Tutarabisaba. Yes, hanyuma rero tumaze iminsi tutakorana ibiganiro kuri MTV TV. Hanyuma ho kandi na MTV TV maze iminsi idakora kubera impamvu zitandukanye.
twagize akazi kenshi ariko twagarutse. Ntekereza kuri n'uwa mbere mu bantu tugiye gukorana ibiganiro, uretse ibyo naraye nkoze nimugoroba. Tuguhaye ikaze nanone kandi. ndabashimiye rwose mbikuye ku mutima. Hanyuma nasanze ufite ikiganiro kivuga ngo ntidukwiye kugayana, ariko nabonye ujya ugira amashimwe akomeye cyane y'Imana. Ndagira ngo ubanze udufashe ushima Imana kuba tugarutse. Amashimwe yanjye ya buri cyumweru Yego. mbanza kuririmba, Yehe. ngakurikizaho amashimwe, ngasozaho ijambo ry'Imana. Amen. Ubwo rero ndirimba iyi ndirimbo ngufiya. Iyo ndirimbo uyu munsi iragira ati: iyi si izashira n'ibirimo byose, inka n'imirima, intoki n'inzoga. Amashimwe rero avuga ko nshimira Imana ko inkunda by'agahebuzo, Yego. kandi ikemera ko nkomeza guhumeka. Mu ntangiriro za 62 Imana yaruguye abantu bashatse kuntwikira mu nzu. Ishimwe rya gatatu ni ukuvuga ko ishyamba ari ryeru mu rwungano nyamwuka. Ishimwe rya kane, Imana yandinze kombokera mu mazu ngo nyaga abagore bameze uko nirinze kuvuga. Ishimwe rya gatanu ni irivuga ko yandinze kurokera mu mpoma. Ishimwe rya gatandatu ni irivuga ko ubu ngubu mu Rwanda nta ntambara yaharamukiye, kandi ngo ibihiriwe, ubwiramuka ihiriwe no kwarara byari gushoboka. Ubwo kandi ijambo ry'Imana ry'uyu munsi riri muri Matayo ibice 5:7, ahagira hati: hahirwa abanyambabazi kuko aribo bazazigirirwa. Mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Amen. Yes. Onesphore, nanone utubwiye ijambo rikomeye, kurokera mu mpoma. Ngo Uwiteka yakurinze kurokera mu mpoma. Buriya tugenda Satani atadukunda, agaca imitego, rimwe na rimwe tukayigwamo rero tutabizi. Yego. Icyatumye rero iyo mitego nyita impoma ni uko abahigi iyo bashaka gutega inyamaswa, Yego. baragenda bagacukura ahantu hangana n'inyamaswa bashaka kuzafata uko ingana. Niba ari imbogo, niba ari imvubu, bagacukura ahantu hanini, bakarenzaho ibiti, bakarenzaho ibyatsi, bagasasaho noneho ibitaka. Ariko ibitaka bavanye aho ngaho baragenda bakabijugunya kure. Ya nyamaswa rero ikazaza ihanyura itazi akaga kayitegereje. Uwo mwobo iyo nyamaswa bayiteze niwo witwa impoma. Impoma. Wow. Ubwo rero nanjye hari ibyago Imana yandinze kugwamo, Satani yari yanteze ntabizi. Hanyuma hari ijambo uvuze ngo ishyamba ni ryeru mu rwungano nyamwuka. Mu rwungano nyamwuka nibyo? Mu rwungano nyamwuka ntekereza ubwo nuko tuba turi guhumeka neza. Urwungano nyamwuka ni uguhera ku mazuru aho umwuka uca. Yego. Noneho ukagenda ukageza ku bihaha. Yego. Aho rero urumva iyo nta sima irimo, iyo nta gituntu kirimo, iyo nta bronchite irimo, iyo nta nkorora. Nk'ubu ngubu maze kugera hano mba maze gukora nk'inshuro zigeze kuri 3. Ubwo rero ariko niyo nagira inkorora isanzwe, ariko nta sima, nta gituntu kirimo, buriya nabwo ishyamba riba ari ryeru kuko inkorora ishobora gukira. Yego. Ariko muze tujya tuganira ukavuga ibintu byinshi kandi birimo ubwenge bwinshi cyane, kandi nzi neza ko mu gihe cyawe bitewe n'amateka abantu benshi ntibagize amahirwe yo kwiga, cyane yuko hari ababibuzwaga, banatsinda abana babo ntibaba aribo bajyayo, hakajyayo abategetsi runaka. Ngira ngo niko amateka y'igihugu ameze. Oya, ntabwo ubeshye, ntiwibeshye, ntunasebanyije. Yego. Oya, ntawe nsebeje, nabo barabizi. Nibyo bari barakoze bafata amoko bayashyira mu marangamuntu. Ibyo ngibyo byari bifite icyo bihatse, kandi icyo byari bihatse twarakibonye muri 1994. Turunashimira leta y'ubumwe y'Abanyarwanda yahagaritse jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Umusaza ahari hose tumukuriye isaruti. Sariyuti rwose kuri Paul Kagame. Amen. Ndetse n'abandi bafatanyije kubohora igihugu cy'u Rwanda. Amen. Hanyuma rero nje nibazaga, ese Muzehe Byiyingoma Onesphore yaba ari umwe mu bantu bagize amahirwe yo kwiga? Uwitwa Byiyingoma Onesphore yagombaga gutangira ishuri
ari umwana mutoya nko muri za 59 urebye, ariko ntabwo byashobotse kubera ko icyo gihe nabaga mu mahanga mu gihugu cya Uganda. Ubwo rero umubyeyi wanjye twari turi kumwe yanzanye iwacu mu Rwanda. Ubwo rero ntangira umwaka wa mbere mu mpera za 60 nibwo natangiye umwaka wa mbere. Ubwo rero nashoboye kwiga ngira amashuri 6 abanza yonyine, ntabwo nigize ndenga aho ngaho. Igifaransa uvuga ko numva kiba ari cyinshi cyane, nuko icyo gihe mwigaga igifaransa cyane? Igifaransa koko twarakigaga guhera mu wa mbere kugeza mu wa 6. Yego. Twabanzaga kwiga igifaransa giciriritse, bukeye twiga mu gifaransa mu gitabo cyitwaga J'apprends le français. Noneho rero tugeze mu wa kangahe, mu wa 5 mu wa 6 dukurikizaho icyo bita Maths d'Afrique, mu Kinyarwanda ari byo bivuga ibitondo bya Afrika. Igitondo cya Afrika. Ibitondo ntabwo ari ibitondo. Maths d'Afrique. Ni Maths au pluriel. Mu bwinshi. Okay. Hanyuma rero nje iyo nkurebye njya ngira amatsiko, ariko nakubaza ibibazo byinshi, ariko kugira tutadeviya topic cyangwa se insanganyamatsiko. Hari insanganyamatsiko nasanze ufite ivuga ngo nitukagayane. Kuki wahisemo iriya topic kuyibwira abanyarwanda cyangwa se abadukurikira kuri MTO TV? Iri imwe mu bashenye isi ya none. Kuko kugayana ntabwo byabaye none, nta nubwo byabaye mu kwezi kwa 7 gushize. Ni ibintu mbese urebye umwanzi yazanye kera kuri iyi si. Okay, donc ni ibintu byazanwe na Satani bitavuye ku Mana. Ureka Imana ntiyakora icyaha. Imana ntigira amafuti, nta nubwo uretse kwitanasinzira, nta nubwo yarota ikora ibyo ngibyo. Gerardine we yaravuze ngo nta gacu ko guhinduka kayigaragara. Ndakakuroga mu gihugu. Yego. Hanyuma rero umwanzi azanye ikintu cyitwa kugayana. Hanyuma rero ikintu gikomeye nuko usanga hari abantu bagaya abandi, kandi ugasanga ndi kukugaya, ariko ibyo nkugaya ugasanga ni ngiye binariho cyane. Oya, burya kugayana hari ukugaya kwiza. Yego. Nk'ubu ushobora kungaya ko navuye imuhira ikote ryanjye irikora ntarigize. Yego. Ubwo rero ntari umuntu ugira imyumvire mibi ukambwira uti iryo kote ryawe waryambaye nabi, ngira imyumvire mibi nakurakarira. Ariko mfite imyumvire myiza nakubwira nti kantunganyirize, noneho ukagera gutya ukagatunganya, n'ishati ukayishyiramo imbere, noneho nkagenda ndasebye imbere y'abantu. Yego. Kugaya rero rimwe na rimwe ntabwo ari bibi cyane, ko mu muco nyarwanda twashimaga abakoze nabi, abakoze neza twagayaga abakoze nabi, abakoze neza tukabashima. Ubundi mu Kinyarwanda baravuga ngo utagira umuhana cyangwa se umugaya aryana ingonera. Aryana ingonera. Ubwo nitwajyanye na mugana uvuga ngo agahugu katagira umuco karacika. Oya, ntabwo ari kimwe. Ntabwo ari kimwe. Okay. Utagira umugaya aryana ingonera. Utagira umuhwitura, utagira umukebura aryana ingonera. Kuki ubwo mugana ushatse kuvuga iki? Iyo ubuze umuntu ukugira inama, yego, ukora bibi, abantu bakakwihorera. Ushobora no kuva mu rugo nkatwe w'abantu bakuze, ukambara, wamara kwambara ukanyarukira mu gikari, ukagira ukuntu ufungura terete, ukibagirwa kuyisubizaho. Umudamu yaba atari hafi ngo akubwire ngo ngera uzamure iyo terete, ukajya ku gasozi wambaye terete. Mperutse guhura n'umusore yaravuye muri gereza avuye azira ubujura. Yego. Hanyuma aseka mugenzi we bari bamaze kumufata, ariko ngo kiriba ngo cyarananiranye. Ngaho nyumvira. Kandi nabavuye muri gereza, ubu yanasubiye muri gereza. Oya, ngukize ububwa abukubitira abandi. So rero hari abantu bari kutwumva kuri MTO TV bafite umuco wo kugayana, wababwira iki? Oya, nababwira ngo bariya mbafata nk'abantu batazi amateka. Yego. Kuko burya umuntu utazi amateka yihutira kugayana. Yego.
ariko uzi amateka turaza kubireba mu kanya, turaza gufata abantu babiri bari bazi amateka ku buryo burambuye birinze kugayana, ariko abagayanye nabo barahari kubera ko batari bazi amateka ya kera n'aya vuba, baragayanye. Noneho turebe, ndaza kubabwira n'umusaruro byaje gutanga. Okay, nta kibazo wanatubwiriraga, wakomereza buri ukatubwira. Ubundi iyo ugaye mukeba ko atazi gusasa, iyo ugiye gusasa ubura umusego. Ibyo nicyo mu kanya wambwiraga ngo iryo jambo risubire mu ngo iyo ugaye mukeba ko atazi gusasa, ugaya mukeba ko atazi gusasa, wajya gusasa ukabura umusego. Ushobora rero kunegura Teofili, ukamunegura ko yambaye inkweto itari nziza, kandi nawe ejo yawe ikazasaza. Cyangwa nawe wajya kuzana iyawe wayambara, bajya kureba bagasanga ntabwo ari nziza, ntinarusiye. Kuko rero nta cyuzuza ubuziranenge 100% kibaho. Ako urwo ni urugero rutoya kandi rwa hafi ngira ngo nkubwire. Yego. Hanyuma nabonye ufite urupapuro ruriho uko biri kose ibyo wateguye, najya ngo uze kururebaho ibyo wateguriye abaduteza amatwi kuri MTO TV ndetse n'abari kutwitegereza baze kubyumva neza kandi bize kubageraho neza. Ibyanditse ku rupapuro, ndabanza kuririmba indirimbo igizwe n'ibice 4. Indirimbo igizwe n'ibice 4. Ubwo rero icya mbere kiragira kiti nibuhoraho ari amahoro yawe, nibuhoraho ari ibyishimo byawe, komeza inzira watangiye wicika intege, wahisemo neza Nyagasani muri kumwe. Igitero cya kabiri, yewe kintu cyazanye ibice muri ryo bikarisuzuguza abataririmo, nyamara bera baryo bahora bari maso, babwira umwami byaryo ngo azarirengere. Icya gatatu, umpe Bibiliya kuko ariyo nemera, umpe Bibiliya kuko ari yinezeza. Icya kane rero, amasezerano y'Imana iyo wamaze kuyahabwa ujye usenga ugire kwizera, oya ntabwo azahera azaza. Nawe kigarukiye. Urakoze cyane muzehe, naciye mu ijambo. Oya nushaka kuri ncemo. Oya ntabwo natinyuka, bampaye indero. Yego. Bampaye indero. Yego. Naguciye mu ijambo, kuki wahisemo gukoresha indirimbo y'abadive, y'abadeperi n'iy'abakatolike? Kuki wahisemo gukora ibyo bintu? Impamvu rero amarangamutima yanjye kandi si ukwirarira, nta dini njya ngaya nk'uko bo njya numva bagayana. Hari igihe ushobora kubona umuntu afashe igitabo cy'indirimbo cy'idini kanaka, ukabona rwose ameze nk'ukoze iki, ameze nk'umuntu ukagira ngo ni umuntu uvuye kubatizwa ukoze agapfunyika k'urumogi kandi harimo ijambo ry'Imana. None se muzehe uvuze gutyo, nibuka ko muri iki gihe turimo barimo baranafunga insengero. Hari ibintu byinshi nagiye mbona mbere y'uko zino nsengero zifungwa, ngira ngo abantu basenga Imana ikabavugisha. Hari byinshi bagiye bamenyaho mbere y'uko biba, kandi nibyo birimo birasohora ubu ngubu. Yego. Hanyuma ariko n'ubundi usanga mu masengero harimo icyo bita competition cyangwa se amarushanwa. Yego. Ugasanga abangaba baremera baba ntibemera ba, ariko it's very difficult kubona itorero ryemera irindi, kandi twese tuvuga ko twemera Yesu umwe, tuvuga ko tuzajya mu ijuru rimwe.
ariko ugasanga umushumba ntiyampa icyemezo cyo kujya kubwiriza mu badivantiste, umudivantiste ntiyahagarara muri ADEPR ngo ari kuririmba, bamwe bagacirana imanza ku bw'iminsi, abandi bagacirana imanza ku bw'ibyo bemera. Ibyo bintu wowe iyo ubibonye ku myaka yawe ufite ndetse n'ubukristo buri muri wowe ubitekerezaho iki kandi bivugaho iki? Icyo ntabwo ari ikibazo ntabwo ngerageje kumbaza utyo kandi niyo byarenga ubwenge bwanjye, ntabwo byarenga ubwenge bw'Imana ikoresha abahwitse n'abadahwitse. Niko kuri. Ukuntu rero jya ahubwo mbibona kuvuga ngo insengero zubatswe n'intoki z'abana b'abantu ngo barazikinze njye ndabona nta gitangaza kirimo, kuko si ubwa mbere na kera urusengero rw'Ishiro, Ishiro hari urusengero ku bwa Eli, ariko kubera ko urusengero rw'Imana, urusengero nyarusengero rw'Imana rwari rwarakinzwe, byatumye n'urusengero rwubatswe n'intoki z'abana b'abantu narwo rukingwa. Kuri wowe ntabwo ziri ari insengero zafunzwe, hafunzwe inzu? Oya, reka nkubwire urusengero rw'Imana nyarusengero ni umutima w'umuntu. Ngira ngo niko ijambo ry'Imana rivuga. Niba rero insengero z'Imana zarakinzwe kera, yego, ntabwo twatangara ngo tujye hariya tugireho dutera amabuye ngo yababize insengero zafunzwe tugireho tubyegekaho, ahubwo ubu ni umwanya tugezemo mwiza wo gukingura insengero z'Imana arizo mitima yacu. Noneho ruriya runtu, iriya bombori, ariya macumu n'imijugujugu, ibyo tukabireka, guterana imigeri, kandi uzi ko abateranya imigeri burya ngo hari ibintu badahishanya. Niba rero dukomeza guterana imigeri ngo insengero zirafunguye, hari igihe buriya urusengero rw'Imana igeraho nayo ikavuga ngo urusengero nemera ni umutima w'umukene. Yavuze n'umukene, ntabwo yavuze Richard, ntabwo yavuze bose runaka. Ni umutima w'umukene umenetse, uhindishwa umushyitsi n'ijambo ry'Imana. Urwo rusengero niba rwarakinzwe, izi tubona zigakomeza gukingurwa, erega hari ahantu Imana yavuze, yaravuze ngo ndambiwe. Ntabwo ari jye wabyanditse, ndambiwe ayo materaniro yanyu. Barangiza ukumva ngo umuyobozi yagiye ahantu agataha ashishira. Ni ukubera ko burya si uko urusengero rwubatswe n'intoki z'abantu ruba rukinguye, ariko urwubatswe n'Imana ari rwo mutima wacu ruba rukinze. Niyo mpamvu umuyobozi ataha ashishira, ataha atengurwa, ugasanga ibintu byamudogeranye, ibintu byamubanye ibindi. Ni ukubera ko urusengero Imana ishaka ruba rukinze, nta kindi burya kiba kibiteye. Bivuze ngo impamvu tugifite abarozi, tugifite abagome, tugifite abagambanyi, abica ubukwe, abangana na ba nyirabukwe na ba sebukwe, abantu bari ba mukase b'abana, ubwo ibyo byose biri guturuka ku kuba urusengero rw'Imana, umutima ukinze. Niba umutima udakingukiye, nk'ubu Yesu yabwiye abigishwa be ngo nimukundane nibwo bazabamenyera ko muri abigishwa banjye. Yego. Hanyuma se ubu wabagira intangarugero mu gukundana? Noneho hari ijambo rivuga ngo aho babiri cyangwa batatu, riri mu butumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Matayo, ntabwo niba kwibuka umurongo. Yego. Ariko rivuga ngo aho babiri cyangwa batatu bazateranira, yego, Imana izabana nabo, izaba ihari, izaba iri kumwe nabo, Kristo azaba ari kumwe nabo. Yego. Hanyuma niba izi nsengero zifunzwe, hari uwaririmbye ngo mbese imfatiro zisenywe umukiranutsi yakora iki? Aravuga ngo yakomeza kwizera. Niba dufite izi nsengero ko zimaze gufungwa, cyase izi nzu twateraniragamo ko zimaze gufungwa, nta wafunze umutima wanjye, nta n'uwafunze umutima wawe, dukomeze duterane aho babiri bazaba ari cyangwa batatu, Imana izabana nabo. Oya, nk'ubu ngubu iyo duteranye mu rusengero, buriya ni itorero tuba duteraniyemo. Yesu yaravuze ngo dukundane, niho bazamenyera ko turi abigishwa bye. Yego. Niba rero byaratunaniye gukundana, kujya mu rusengero, ugira ngo hari icyo bizatumarira? Tuzahagera turyane,
hari umuntu wigeze kujya mu rusengero hambere ngira ngo uyu mwaka ni nk'uwa 30. Noneho bagiye mu rusengero umuntu wari uyoboye iteraniro arabwira ati nimwifurizanye amahoro ya Kristo. Noneho mugenzi we agiye kumukoraho arambwira ati reka tigirayo amahoro utanyifuriza icyagiye nabundabundaga mu masaka nagiraga gute ayo nta mahoro reka ntunkoreho. Washakaga kunyicangira amahirwe ndarokoka nuje kunyifuriza amahoro. Unyifurije amahoro gute? Aho ngaho rero umenye kujya mwazira nsengero tumeze gutyo ko nta kintu binamaze. Ahandi hantu mperutse guteranira ntaguciye mu ijambo. Yego. Ubwo mbise ngavuga kugira ngo ntaza kwibagirwa. Hari ahantu mperutse guteranira wari uyoboye gahunda ni mu itorero ryacu rya DPR. Wari uyoboye gahunda aravuga ngo dusuhuzanye turamukanye. Umuntu yegero umwe mu bacuranzi bari ku byuma mu batekinisiye yanga kumusuhuza neza. Yego. Arongera aravuga ati nimusuhuzanye nabwo yanga kumusuhuza neza burundu. Uwo muntu urusengero rwe bivuze ngo rwari rukinze. Oyo urusengero rw'Imana rurakinze ariko urw'itorero rurakinguye. Hari undi muntu wigeze kwanga kunsuhuza ari mu gitondo arambwira icyo gihe natinze kujya mu bukwe bw'ahantu ariko mfite gahunda yo kujyayo. Hanyuma nsuhuza abandi arambwira ngo hoya ngo ntabwo uri bunsuhuze. Ngo ntabwo uri bunsuhuze. Ariko ngiye sinamenye icyo dupfa ariko kubera ko hari ikindi gihe yigeze kumvuga amagambo umuntu akamufataho muri famiye aramwumva atanamubwira ari umukobwa udatinze amahita amubwira aho ngaho. Icyo gihe nagiye gukoreka yonza ariko umutipe arangije nagiye kubona mbona ari mu rusengero arimo arasirimba kurusha abandi. Nibashije ikintu cyatumye yanga kunsuhuza ngewe nta kibuze. Buriya hari n'ikindi. Buriya ngo umugani ugana kariho. Hari akantu niba nakitaga komedi niba nakitaga ki nabonye kuri izi mbuga abantu pasiteri ahagaze hariya ku ruhimbi noneho abwira baje gusenga ngo ubwira mugenzi wawe ngo usa n'Imana. Noneho undi bari bicaranye ngo aravuga ngo pastor ngo aho kugira ngo mvuge ngo uyu muntu ngo asa n'Imana kandi koko uwo muntu wareba ugasanga isura ye ugasanga ni yayindi abantu batihanye kamere yo kunegura bamunegura. Aba ngo aho kugira ngo mvuge ngo uyu ngo asa n'Imana ngo nahitamo gusohoka mu rusengero rwawe. Bigaragara ko hari abantu bajya mu rusengero bareba abantu bafite amasura runaka bakabanegura bivuze ngo imitima n'ubundi inzu zabo ziracyari. Ni ukuvuga ngo urusengero rw'Imana rurakinze ariko urw'itorero baba ni double porte rurakinguye neza. Nuko za vantarateri zirimo intuza bya bicurangisho byose birimo ariko urusengero rw'Imana rwo mwuka we rurakinze. Sound proof zirimo zigabanya amajwi ariko ntago zagabanya amajwi yo mu mutima. Oya. Okay, mu yandi magambo reka tugira abantu badukurikiye cyangwa abantu tubana nabo insengero ntabwo zafunzwe. Hafunzwe aho muteranira ariko insengero ni imibiri yanyu. Insengero z'Imana nituzikingura. Yego. Nituzikingura na zira zitorero ntituzamenye igihe bazikinguriye. Aleluya. Amen. Ubwo bivuze ngo gufungwa kwa zino nsengero nubwo tuzita insengero nge nzita sare duteraniramo cyangwa se inzu duhererwamo amabwiriza. Yego. Y'ukuntu dukwiye kwifata nk'abakristo ndetse nk'abana b'Imana. Oya tukikinga izuba. Tukikinga imvura. Ntihagire n'umuntu uza kudukubaganira. Turananezererwa ariko. Yego. Kandi biravuga ngo mugire guterana kwera uko ibihe birushaho kubegera. Ariko rero twibukiranye yuko guterana kwera aho babiri cyangwa batatu bateraniye bavuga izina ry'Imana baba bagize guterana kwera. Hariya muri Amosi hari ahantu Imana yavuze ngo ndambiwe. Yego. Ndambiwe urwo rusaku rwanyu. Yego. Nkuraho ijwi ry'izo nanga zawe sinzi shaka guterana kuvanze n'ibya singu ushaka. None se niba koko erega hari ibintu bikorwa ukirinda kubivuga kugira ngo mbese batakureba nabi. Yego. Kuko niba Imana nk'ubu ngubu ije ikambaza ngo abayobozi b'amadini b'amatorero y'iki nta barunyanyagiza mpinja babamo. Runyanyagiza mpinja no kuvuga gutera abagore inda n'abakobwa akabakora violence sexuelle. Ntabwo narahira urumva
Imana ije ikambaza ngo ese ngo abitwara nka ba Hofoni na ba Feniyasi mu matorero warahira ko ntababamo? Ntabwo narahira, naceceka, navuga nakwicecekera, kuko Imana yo irabizi, izi ko abo ngabo niba bahari bari kwijanisha iriniri, niba bari kwijanisha ryo hejuru, niba bari kwijanisha ryo hasi, ariko Imana niyo ibizi neza ko ibyo ngibyo ari byo bihari. Okay, ngayo nguko rero turi mu kiganiro, ariko by'umwihariko kivuga ngo nitukagayane, cyangwa abantu nitukagaya abandi. Muzehe, ngira ngo watanga ubutumwa bwawe bw'umunsi cyane cyane ku bantu bafite imitima yo kugaya abandi. Burya rero iyo umuntu ajya kugaya abandi abiterwa nuko nta rukundo agira. Yesu yabwiye abigishwa be ngo mukundane, kandi iryo jambo ntabwo riri kure cyane, kandi riri ahantu urambura ugahita ugera. Ndabona rero ubutumwa natanga nuko twagerageza gusaba Imana urukundo, hanyuma noneho kugayana ntabwo bizatubangukira. Ngira ngo nta uragaya se, nta nuranga konka nyina ngo arwaye ubuheri, nta nuranga kwitwa ubwoko bwa se ngo kubera wenda kose hari ibintu runaka ajorwa, ahubwo aremera niba se ari umugesera, ariko akaba ari wa wundi utagira gahunda mu bantu. Ariko wowe niyo waba ufite ikinyabupfura kingana gute, urakomeza ukagira ugafata ubwoko bwa so. Ahangaha rero umuntu nagira urukundo ntabwo bizamworohera cyane kugaya abandi, azumva ko abandi nawe ari kimwe nawe. Yego. Bwira umuntu akoreshe ziriya, izo ntizigikoreshwa. Umva, bwira uriya muntu akoreshe ziriya, izo ntizigikoreshwa, cyetse namaze kwinjiramo. Yes, akoreshe ziriya zo hepfo, izo ntago zigikoreshwa. Yes, abari baduteze amatwi cyangwa se batwitegereza kuri MTO TV turabasuhuje. Twabwiraga ngo ikiganiro nakagaruka, Muzehe Byingoma Onesphore turamwibikiye, turi kumwe nawe, tuzakomeza kugenda dukorana kandi akomeza kudufasha muri byinshi. Reka musaza tugushimire. Nanjye ndanyuzwe. Hanyuma nkuko twatangiye dusenga, urongera udusengere, hanyuma tuze gusoza ikiganiro cyacu. Mana yera kandi kiranuka, umugaragu wawe ngushimiye ko wakomeje kubana natwe, kandi ngushimiye ko wampaye gushira amanga. Ngushimiye Nyagasani ko watugiriye neza, ni koko aho tutashoboye kuhagera wowe ukahatugerera, kuko niwe wigisha, ntabwo umwana w'umuntu yigisha. Mvugiye ahangaha muri sirifase nto cyane, ariko nizeye ko ijambo ryawe uzarigeza muri sirifase nini cyane. Ngushimire ko byose bisohoje, ukaba ubikora kwihesha icyubahiro, mu izina rya Yesu umukiza wacu. Amen. Imana ibahe umugisha.